ariko uyu munsi turashaka ibitangaza bya feke. Ntabwo ibitangaza ari kugusuka amavuta. Igitangaza kiri imena cyonyine. Mwari mwaba n'igi bashyizeho umuriro kugira ngo rimeneke rive mu mwana. Ariko tugwije abantu ngo ni ukugusuka amavuta ngo nibwo biraba ntabyo. Nayo nzigera nkoresha. Nimbura imbaraga z'Imana nzatangiye guhinga ibikiri. Naho ibyo kwigufefeka abantu hakora umwuka wera ntiyakora ifu. Nabyo mukunda bababeshya. Hari abapasiteri bashatse kubaka amazina ya Kigali birirwa baririmba ngo ni ba profete gusa. Ntashaka kubwiza abantu kuri, arashaka kwerekana ko ari profete gusa. Reka mbabwire, mu matorero amwe hano mu Rwanda yagize ibibazo, yagize abahanuzi buriye indege bagiye itorero rirangirira. Ntabwo mubizi. Muzi ko sabakoze bagize ngo Imana nibo bigisha ngaho Imana aribo. Imana si jewe, ndi umufasha ufasha umurimo w'Imana. Ariko ndahari hakwiye guhaguruka abantu bameze nk'ayo. Niba bishoboka ko Eliya yasenze imvura igahagarara, bivuga ko dufite ububasha bwo gusenga ibintu bikagira ute bigahagarara. Ntabwo nje kubanga ibigeragezo bizava, kuko ni ishuri Imana yashyizeho. Icyo akora umutwara Imana igukoreye, iyo ukuvanye ukorera undi. Ntabwo umutwara w'Imana ujya ugwa hasi. Mesiya ujya mu rwara abandi barusohotse. Nta mbaraga zibasha kuneshereza umwana w'umuntu atari ukuba yagiye ku mavi agasenga. Amen. Bavuze ku masengesho y'iminsi 21 turimo dutegura. Ntabwo bavuze umwanya ngo bawufixe umunsi, ariko tuzatangira kuri 14 kuwa mbere, asozwe ku itariki 3 z'ukwa kane. Kuko turengejeho gatoya twakisanga mu cyunamo, kandi ntabwo tuba twemerewe gufata umwanya wo kugira ibindi tuvuga biri hirya yo kwibuka cyangwa yo kwibuka. Rero turifuza ko tariki 14 mu byandike tuzatangira amasengesho y'iminsi 21, azatangira kuwa mbere ejo bundi, asoze itariki 3 z'ukwa kangahe z'ukwa kane, azaba ari ku cyumweru. Ndagira ngo none haba amaze iminsi mwarananiwe kwiyiriza, akanya karabonetse. Ko hari abantu bamaze imyaka kuva covid yatangira bari imyaka yose n'amezi yose, none umwanya urabonetse mukagira Imana. Mbarizo umuntu umuturanye aho ngaho mwegeranye ngo urutse kwiyiriza ryari, mubaze ntacyo bitwaye, wazatese werutse gukora yumwe ayibiri ayitatu ayaryana. Hari abantu covid yahaye kurya 28 kuri 28, noneho kuma mu rugo yazanye n'ibindi. Abantu bakarya tu, bakabyukira ku bya mu gitondo n'ibya saa sita n'ibya saa 10 n'ibya saa 2. Ariko mureke dufate 21 tuyasenge, murebe ibyo Imana igiye gukorera aha. Ahari byawe bimaze iminsi byaragorana, Imana irabigororera muri ayo masengesho. Hari umubyeyi werutse kumamagara arambwira ati nyabuneka mukagira Imana, nimuyatangira muhite mutubwira hakiri kare, kuko nge nta masengesho nasengeye aho ngo mbure kubona igitangaza cy'Imana. Tuyavuze kare, ugenda urye guherejo kuwa mbere, ubirye wongera ubirye, ubwire igifu ngo ndaguhaye, ariko icyumweru gitawurangira urya rimwe nimugoroba gusa. Aba mama ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, niba utonsa wihangane ubirye iki cyumweru kuva ejo si kuwa mbere na ubwo kugera ryari ku cyumweru. Amen. Hanyuma noneho kuwa mbere tuzajya turya rimwe. Kandi natangiye kwa kane mvuga hejuru yo kwiriza ubusa no kugira ute no gusenga. Hari karande zipfa, hari ibintu bipfa, hari ibintu bitazakurwaho n'ikindi bizakurwaho no kwiriza ubusa no gusenga. Hari abasenga ariko wamubwira ngo nturye, ati pastor ndapfuye, reka senge ariko rwose ninjye. Ntabwo ari cyo mvuga. Tuzaba kwirije tutarya kabiri duse. Abantu tubahoye n'abatwite gusa.
abatwite boga bafite amahame yabo yo kurya bitewe n'uko umwana nawe akeneye kurya. Abari konsa turabakomoreye mujye mu igikoma kibaze kuko hari abantu banywa ijage yose. Ibi mbabwira ni koko. Ngewe nzi umuntu wabyaye akababwira ati umva ijage ebyiri, kandi ntabwo byasabaga ko azigeza nimugoroba. Yazindukaga mu gitondo mu ijage imwe, saa sita akabafasha indi, nijoro akanywa indi. Ubwo se eshatu duhakanya ayo majage, twemeye ijage imwe. Yes, byumvikane neza. Ni ukuri kose, ariko namwe ntimugakabye. Niba turi gusenga uregura ayo majage yose yamaze, mwimwe ubwire igifu ngo ihangane, itorero riri mu masengesho. Sibyo yemwe? Mubona abamama bangana batya mukagira ngo ni uburwayi. Ntabwo ari uburwayi, habamo n'igikoma. Muganga igikoma. Ibi mvuga ndabizi. Mama wa pasiteri, mama Edouard. Urumva byaye abana batanu, ubu sibyo mvuga nabi. Ariko wega ntabwo ajya muri izo jage. Ariko nawe mu gikoma iyo yabyayega, usibye ko twebwe tubusana naho turi kugenda dukuramo, ariko ubundi nawe yamwaga ku gikoma. Uriya harya ntabwo we wakoreshaga akajage kose. Ariko ni kera hashize imyaka igiye kubitanga. Mwumvaga twebwe turi kugenda tuvamo. Ariko abakiri kubyina murimo muzanywa ijage. Amen. Abandi nabo bakunda kuribwa n'inzara kare. Amasengesho atangira saa sita z'ijoro. Ni ukuvuga ngo niba saa sita z'ijoro zigeze utari warya bireke, ufata uwa kabiri utariye. Atangira ryari? Saa sita z'ijoro. Ni ukuvuga ngo iyo ubyutse ntubyuka unywa, ubyuka ukomereza hehe? Mu masengero. Birumvikana? Noneho wagira nimugoroba wemerewe kurya guhera saa 10. Yes, oya ntabwo ari kare. Nuko twebwe Abanyarwanda n'Abanyafurika tutazi porogaramu yo kurira. Iyo urengeje saa 10 utari warya, ibiryo uriye ni impfabusa. Niyo mpamvu tubyibuha saa gahunda, tugacura mu musatsi saa gahunda, tukabyibuha saa gahunda, ugasanga umuntu yatukuye amaso nk'ikiyoni saa gahunda, wamubaza ngarwaye amaso ati reka da, ni ukurya bidafite gahunda. Saa 10 ukwiriye kurya, saa 2 ukanywa icyayi ukarya. Ariko mwebwe murya saa 4 z'ijoro. Igifu kikarara kivuza induru ati ni ukuri kw'Imana mwambangamiye, rimwe kigatogota. Mujye mutegeka abakozi banyu ko bayishisha ryari saa 10 murye, saa 2 unywe ka cyayi, warangiza ujye kuryama ibiryo byagize ute byatekanye. Niyo mpamvu murota nabi, ukarota uri mu kuzimu, ukarota uri mu myobo, ukarota uri kurira ibiti, nta yerekwa ry'Imana ribirimo, ni igifu cyananiwe, urota nabi. Yes, kuko igifu cyananiwe n'ubwonko bukora nabi. Warangiza ngo ndose banyirukanga n'ukuri kw'Imana, batakwirukanga bose igifu ntibakigoye. Rya kare, unywe kare, uryame kare, urarota neza. Warya saa 4 ukarota neza. Saa 4 z'ijoro. Kandi dore igitangaza, urarya utari wanahumeka ugahita uryama. Kuba tutari twapfa n'ubuntu bw'Imana. N'ukuri kw'Imana. None hari n'igitangaza. Okay, mu mabare siyo nyigisho. Uzi ko umuntu hariye agahita amenayo ijagi y'amazi, agahita byoza neza, bikajya bigenda byoga. Ni ukuri kw'Imana no kuba tukiriho, Yesu warakoze kwa icyubahiro, wagize neza. Ntabwo ubundi tuba turiho. Ibyo kubazi icyo bita kwiga ishuri ry'imirire ntabwo bibaho. Muzagende mwiga amashuri y'imirire ntabwo bibaho. Urya saa 10 bigapowa, ugasohokana n'umugore n'abana, ukabicugusa, avuga ngo kubicugusa. Saa 2 mukanywa ka cyayi cyangwa ji nayo nziza iteguye neza. Saa 2 n'igice, saa 3 isaha imwe umaze kunywa iyo ji ukarya. Ibyo mu ijuru byo biza neza. Mwabyumvishije? Muzabikora? Reka dukomere Imana yacu amashyi, murakoze Imana.
mada nyaboneka nimungure kurya saa yine ntazarwa muzatuma dupfa vuba. Niyo mpamvu tutarama ugasanga ububona ntangiye kumera uruhara sinzi impamvu n'amasaha ashobora kuba ari nonse imyaka 30 meze uruhara ndabiburanye mu ndwaneho saa 10 muri ariya masengero ngeza kare uyitorero nirinde kurakare nzajya ariko urumva nata amateraniro ntabwo byakunda hari ibintu bidashoboka ngiye kurya amateraniro nari umunsi ukurikiye kuko nkunda kuba mu iteraniro mwari mwabona nasibye kireka nagiye mu bindi bibazo ariko sinasiba kirazira ahubwo najya nza nkareba uko abandi babwiriza ariko ntari ibyaga abakristo bafite no gusiba amateraniro bakajya mu bindi bidafite umubaro. Nta muntu uba mu materaniro ya buri gihe uzapfa kugwa mu nzira nibishoboka. Reka marayi niba ukunda guterana ugakunda gusenga urugendo rwawe watangiye uzagira ute uzagusa. Ariko niba udakunda amateraniro ukaba udashaka kuza mu masengesho umva ndaguha 30% kuzarusoza neza. Kuko iyo umwanzi ajya kwica umuntu atangira kumwima kujya gutera jya kubonana na nyiranjagari mujagarari yes jya kubonana na ntuze muvuga ubusa ngo Yesu we ngo arya guterana ryarati sasa ati n'ubundi saa 9 zirageze nzajya gutaha nejo bundi niko bizagenda nejo bundi niko bizagenda dore ibyago naho bitangira. Abapasiteri iyo bajya kurangira batangira gusiba amateraniro wanasifiwe. Umunsi itorero Yesu yagezemo agakubita bungeri barimo bacuruza byatangiye ryari muzi byatangiye dore uko byaje rwa rusengero bamwe abakristo ukabamwe abakristo benshi ukabamwe abakristo benshi bagasenga noneho gabitangirira kuri apotere wacu akabwira Johnson ati Johnson usigarana amateraniro umunsi ufite gahunda. Johnson akareba atareka apotere kagiye agahita abwira mama wiri ati mama wiri usigarana amateraniro. Mama wiri atari kunyangiye gusigara mu materaniro agahita abwira nani mama Mugisha ati usigarana amateraniro. Mama Mugisha akareba ariko nta mukristo uzi hano kugerageza ntimwumva ko ibintu bitangiye gupfa bipfiriye hejuru bigiye kumanuka bigere hasi. Ejo akagenda undi bishop ejo akagenda undi akagenda mu bye babantu bajyaga baza ku bwaba abandi bahari nabo batangira kugenda bagira ute bava barigende ngo bagende. Shitani ni umuhanga hirya aho hari ubworozi bw'ihene n'ingurube n'inkoko. Shitani akajya ati cya kizu cyabagamo abantu benshi nimugende nimukajye munyagirirwa hano mushyire mu ihene n'inka mucuruze nuko byagenze. Urwari urusengero rw'Imana aborozi b'ihene n'inka n'ingurube n'imbwa bakajya baza bagacururizamo imvura yagwa ntibanyagire. Yesu aje arumirwa aravuga ati inzu ya data mwayigize itundiro yahereye ku bungeri arabahonda avanga arabahonda yarabakubise none si kiboko yabahaye mbabazi mwigeze mwumva ko arwigeze amusubiza. Muzi impamvu bose birukaza uko bari baza amafuti yabo. Mu mafuti ya mbere rero bwa mbere biba ubuyobozi bw'itorero iyo butatendinga amateraniro mwamufite ibyago. Kuko hari abantu baza mu rusengero kubera jewe, hari abantu baza mu rusengero kubera Rubeni wayoboye, hari abantu baza mu rusengero kubera Johnson, hari abantu baza mu rusengero kubera mama Wiri yazunguza kiriya kibazo kimeze gutya ati ndafashijwe ndatashye. Nukuri kw'Imana mama Wiri yagize kibazo gutya gusa kikikunguta gutya ati bafashijwe. Ntiwumva ko ari abantu bafashijwe n'imbaze kandi mu by'ukuri andi magambo ntiyayumvishije ariko icyo gusa baho ngaho kubw'iyo baze uyikungute rimwe gusa wo gutaha yafashijwe arafata neza. Ariko ningenda nkiryamira n'uriya akaryama n'uriya akaryama n'uriya akaryama itorero rizaranye. Nongere mbabwire muhaguruke turyame mu rusengero. Ibyacu birihe mu rusengero. Umugabo wawe ari mu rusengero wa mukobwa reka twisomere ijambo ry'Imana. Yakobo igice cya 5 umurongo waho wa 13 tugere kuri 18. Yakobo igice cyaho cya 5 n'umurongo waho wa 13 turasoma tugere ku murongo w'18. Mbese muri mwe harubabaye? Icyo ni ikibazo.
igisubizo nasenge. Hariho unezerewe se kandi naririmbira Imana, icyo ni igisubizo. Muri mwe kandi hari urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'Umwami. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi Umwami amuhagurutse, kandi naho yaba arakoze ibyaha azaba abibabariwe. 16 Mwaturira n'ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye. Hoya ngewe yanditse ubunebwe iyawe havuze kuki ntabwo uriki ariko niko biya yabivuze. Mbarizo umuntu ngo numwete cyangwa n'ubunebwe. Ubunebwe, ibitotsi, kugona. Uko ari abantu basenga bati Imana we uzabikoreye kwiyubahisha. Amen. Ubunebwe cyangwa umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yako. Imigani igice cya 8 n'umurongo waho wa 17. Nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazagira ute? Ubukire n'icyubahiro birihe? Mbabaze kwa Salomo cyangwa ku Mana? Nkunda bankunda kandi abashakana umwete, ubukire n'icyubahiro biri kwande? Kwa Salomo? Ku Mana. Aha, umva, ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Imbuto zanjye ziruta izahabu, nukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda, nuzuze ububiko bwabo. Vuga ngo nuzuze ububiko. Erega mwebwe muzi ko kwirirwa mu isoko rya Kimironko ari ububiko bwuzurira. Reka da, iyo wayobotse y'Imana ikuzuza ububiko. Inzira y'Imana irimo ubutunzi bwatuma ikuzuriza iki? Ububiko. Vuga ngo ububiko. Ndashaka kuvuga ku gice gito cyo gusenga. Amen. Niba bishoboka ko Eliya yasenze imvura igahagarara, bivuga ko dufite ububasha bwo gusenga ibintu bikagira ute? Bigahagarara. Kandi niba bivuga ko Eliya yasenze imvura ikongera ikagwa, kuvuga ngo dufite ububasha bwo gusenga ibintu bimwe bikongera bikaboneka. Ibintu bikomeye imbaraga zacu zidashoboye, amasengesho arabishoboye. Reka mbabaze, wari uzi ko ikintu wabuze wasenze wakibona? Wari uzi ko amahirwe udafite wasenze wayabona? Wari uzi ko ibintu bidashoboka iyo twasenze bijya bishoboka? Iyo usomye muri Luka igice cya 11, reka mwumve ahantu Imana yashyize itorero, ariko ababishoboye ni bakeya. Niko gahinda Imana ifite. Luka 11 umurongo wa 5, hari wahageze? Luka 11 umurongo wa 5, reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima 3, kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ndafite icyo nyizimanira. 7, uwo mu nzu akamusubiza ati windushya namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. 8, ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no ko yimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije, vuga ngo amutitirije, biramubyutsa mu ibyo agize ute? Ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nimusabe muzimwa. Iyangira avuze ngo muzimwa.
iya wivuze ngo iki? Ku murongo wa 9 haravuze ngo musaba ariko ntimuzaha. Niko ari kuvuga ku murongo wa kangahe? Ariko ari abantu batajya bazana za Bibiliya ngira bari kundeba. Soma muri Bibiliya yawe havuze ngo iki? Rube aba bantu bari kundeba Bibiliya yawe ivuze ngo iki? Mama Pase mubaza Bibiliya yawe ivuze ngo bazakwiba. Bazahazwa. Okay. 9 reka twasome. Nanjye ndababwira ni musabe muzahawe, mushake mukomange ku rugi, kuko umuntu wese usabye ushatse nukomanze. Mbese ariko mwumve, mbese ninde muri mufite umwana yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, none so mwe azabura ate guha basabye icyo basabye? Agereko kuva ngo no mwuka we tutagurira muri Simba supermarket, kuko umwuka wera nta kiguzi wawugura. Mwuka wera nta faranga wagira watanga. Mwuka wera nta bibanza byinshi waguze muri Kigali wagurana umwuka wera. Nta nzu ndende dufite muri Kigali twagurana umwuka wera. Yewe n'iziri Burayi muzareba hakaga kabere barazubaka zikaba ndende, bene wabo babaturanye ejo bakazisenya. Ariko nta washobora gusenya umwuka wera, kuko abapfa bose barapfa ariko umwuka wera agasigara. Nagira ngo mubwire, Imana dusezeranije ikiruta ubutunzi bwo mwisi. Iravuga ngo ibyo mwisi musaba ni bitoya, ariko mbemereye ni kirekire, icyo bita umwuka we. Amen. Rero Imana ni Imana izi imbaraga ziri mu gusenga. Abagande baravuga ngo ni gusaba. Gusaba mu kiganiro siko bakunda kuvuga ngo ni ugusenga ni ugusaba. Abatanzania kuomba. Kiumba rero. Amaombe nicyo kintu cya mbere gishobora kuzana impinduka zitariziya. Yakobo yandika urwandiko rwa mbere, cyangwa se urwandiko yanditse rwa Yakobo. Ndashaka kuvuga akanya gato hanyuma nkaza gusenga. Yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo n'ibyishimo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, mwemere ko kugerageza ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwizera kwanyu gusoza imirimo yabo. Uzi icyo bisobanura? Imana ntiyanga ko tugerageza. Oya, Imana yemera ko tugeragezwa rwose, irabyemera. Vuga ngo irabyemera. Ubara abantu bwitotomba mukavuga ngo ariko Mana kuki wemeye kugerageza bene aka kageni? Uzi impamvu ya mbere ngo igisubizo ni ukuri inshuti y'Imana, niyo mpamvu ugeragezwa. Uzi impamvu ugeragejwe cyane bikomeye ni ukuri inshuti y'iki? Vuga ngo ni inshuti y'Imana. Kuko yageze hepfo aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ibyo Imana yasezeranije abayikunda. Abakunda Imana bagomba kwemera no kugerageza. Amen. Uravuga ngo ukunda Imana, nayo izakugerageza irebe ko uyikunda koko. Niko bigenda. Ntabwo nje kubanga ibigeragezo bizava, kuko ni ishuri Imana yashyize. Icyo akora umutwara Imana igukoreye, iyo ukuvanye ugukorera undi, ntabwo umutwara w'Imana ujya ugwa hasi. Mesiya ujya mu rwara abandi barusohotse, ubona akazi hari undi muntu birukanye. Yesu niko bigenda. Ubyara hari uwapfushije, musohoka mu bitaro ukikiye hari ugusohoye umurambo. Nubyina ujya uvuga ngo ariko njyewe wanciye. Kandi dore igitangaza, abapfa ni abatari barembye, abarembye bagakira.
ugasigara wibaza ariko se kuri yari we warurembye kuri yari muzima apfuye ati. Imana irabyemera. Nubona utunze jya umenya ngo hari abakene. Imana uzikunda ikundi cyamunara. Yes. Iyo wanze kumvira Imana iguteza icyamunara kuko umuntu yanga kumvira Imana ko ari ibindi yumvira. Hari abantu muva ngo Yesu we reka mbabwire umugabo umutuye hakurya Kacyiru atuye hafi na president. Imana yaramubwiye yaraturanye n'umukire yubaka inzu arayubaka arayizamura akajya amubwira ati we ndashaka metero zawe hano zingahe ndaguhangaye. Akamubwira ati ndi umukristo sinakugurisha atwarira ubuntu kugira ngo ufatire kuri poto yawe ndaguhangaye. Yafite amafaranga aramubwira ati rega ntabwo nakugurisha ipoto yo gufatiraho umuriro. Arabyanga aramubwira ati noneho basi kuri iyi tiyo y'amazi reka ngwishyure. Ati bifatira ubuntu. Reka wa mugabo we wahundi uzansuzugura ukagira ngo sibita amafaranga. Ni imbabazi z'umukristo ni imbabazi z'uko wabonye mu bukene. Mbwira ngwishyure. Ati oya ndi umukristo sinafata umuturanyi ngo mugurishe ibintu. None se kuri kuza ngo duturane nimba ikugurisha ejo ngiye ningira icyo ngusaba nzabona yo guha. Imana irabireba, ireba umukire ubwibone, ireba n'umukene uri gutanga iby'ubuntu. Maze umugabo haciyeho umwaka umwe wa kabiri yari mu umwenda umuremerereye. Banki iraza ibihagarara hati turayiteza. Arebye abona mu by'ukuri amafaranga bagiye kumutereza na amafaranga make kandi mu nshuti ze zose yayabuze wayabona zari $5,000,000 gusa. Naho Imana kundi ari nziza banga Imana ni nziza ndi. Uwo mufotogarafe umugabo uwo ngwigiye kwagurira imbago yakoraga ubufotogarafe yamuhaye ibiraka 2 arazikorera $5,000,000 zikira kuri konti. Arangije umukire arababwira tumva rero mbabwiye aho kugira ngo umuntu warire inzu yanjye hejuru ya $5,000,000 reka mvugane n'uyu muturanyi wanjye niba yafite ayabahe iyo nzu ayitware. Kwebwe banki nta kibazo nayaduha inzu ayitware. Aramutelefoniye urahari? Ati ndahari. Wasimbukaho ukaza tukavugana? Ati yego. Araje yirukanka ati inzu yanjye bagiye kuyitwara kandi hejuru ya $5,000,000 wayishyuye iyi nzu ukayitwara. Aramubwira urayabona? Ati ndayafite. Urayafite? Ati yego. Genda uyazane bazane ibyangombwa aba ari we tugende dukore mutasiyo. Uzi iyo nzu yari iri agaciro kangana iki? Yari $50,000,000. $50,000,000 ryari kugira ngo ni vuba hari muri 2005. Mutagira ngo nije bundi 2015. 2006 yari yayishyizeho $50,000,000. Umugabo agiye gutunga inzu ya $50,000,000 kuri miliyoni zingahe? Eragiti irimani yari maze iminsi mubwira ngo ngiye kukwagurira imbago mwana wa kuko wakunze gukiranuka ariko mwana wa ndagukunda ngiye kukwagurira imbago ntiwumva inyaga bakomeye igahaboroheje. Biciye he mu cyavuga ngo icyamunara. Yane mwebwega mukagira ngo icyamunara ni cya shitani n'Imana igihagararamo. Icyakoze ndasenga ntibayiteze simvuze ngo ariko bikubere ariko nunayinanira Imana izakunyaga. Nta wirata ibyageze umuntu yirata Imana bimugejejeho. Nta wirata ibyatunze umuntu yirata Imana yamutungishije. Nta wirata ngo afite umwanya mwiza yirata Imana yamwicajemo kuko hari Imana yirukanye arahicara, hari Imana yavanyemo urahajya, hari Imana yasezereye urinjira. Nubona umeze neza ubuwe neza jya wibuka ko hari abandi baguwe nabi. Ibyo bigutere ngo uciye bugufi mu maso y'Imana. Iyo bitagenze bityo umuntu yirata bitari ngombwa. Nimujye gusenga mwebwe mukennye, nimujye gusenga mwebwe b'abanyamibaba, nimujye gusenga mwebwe murwaye, abarwayi nibo bajya gusenga. Ngewe se ngundange ni hazima mu ngongo uracyafunze amavisi yose aracyakora munsi yafungutse nzajya gusenga. Umuntu ari abantu barindire ko bazafungukamo amavisi kugira ngo baze kugira ute gusenga. Kuko abantu bazi ko gusenga ari kuba ufite ibibazo. No, ushobora kujya gusenga ufite amashimwe menshi, ushobora kujya gusenga wuzuye ibyishimo, ushobora kujya gusenga uguwe neza. Yewe waba unaguwe nabi ugasenga. To principe yo gusenga ntabwo isaba kugira ngo uguwe neza cyangwa uguwe nabi. Kuko gusenga no gusabana n'iki? N'Imana. Biratangaje ko tuzi gusabana
n'abatujyana mu mahoteli bakatugaburira, ariko ku munsi wo kugaburirwa n'Imana tukagenda ntitujye imbere y'Imana. Biteye ubwoba. Noneho Yakobo yandikura urwandiko arababwira tumva mbabwire rero, muri mwe hari ubabaye nasenge, muri mwe hari uwishimye naririmbe. Gusenga arababwira ati kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kabone nawe yaba arakoze ibyaha abagize ute abibabariwe. Dore igisobanuro cyabo, iyo urwaye ukadutumira abatambyi ngo tugusengere uhita uboneramo imbabazi z'Imana, kabone nawe warakoze ibyaha bingana gute Imana irakubabarira. Niyo mpamvu iyo umuntu atakaje igice cyo gusenga aba atakaje igice cy'ubusabane n'Imana, kandi iyo udasabanye n'Imana usabana n'ibintu. Bwana sifiwe. Nta mbaraga zibasha kuneshereza umwana w'umuntu atari ukuba yagiye ku mavi agasenga. Ntimurebe imyaka mfite, nta mbaraga afite zatuma ndasambana, ntazo atari Imana ibibona. Nta mbaraga zatuma ntiba kandi nshaka gukina, nta mbaraga mfite zatuma nanjye ndasa n'abandi, ariko iyo senze ndashobozwa. Pawulo yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yazivanagahe igihe yapfukamye agasenga, igihe yarambaraye imbere y'Imana akavuga ngo Mana sinshoboye, iyi mubiri nawe utsinda gute, ibi bintu birwanya nabitsinda gute, izi ntambara za kamere nzazitsinda gute. Mutora umutima wanjye ugerageza gukora ibyiza, ariko ibi bikandanga imbere. Sintingi icyaha kimbamo, kamere imbamo, kamere. Ushobora gutsinda kamere udasenga. Amen. Ese reka mbabaze bakundwa, hari umuntu warya rimwe akabaho rimwe mu cyumweru? Nimutubwire, hari umuntu warya rimwe mu cyumweru akabaho? None se uyu utinyuka gusenga rimwe mu cyumweru umva nta soni ufite? Urumva utazapfa? Ku cyumweru gusa, uriya mu masengesho sinajya kuwa kane, reka ku cyumweru gusa, ku cyumweru gusa urarya rimwe mu cyumweru, rimwe igaburo ry'umunsi umwe, rimwe gusa ngo uri mu kazi, rimwe gusa niko tanariwe. Hari n'abadashoboye n'iryo rimwe, ubuzima bwe bwose akajyaza ariko turi umubi w'akabunga. Wowe uzaba witurira umubi w'akawunga gukene ibitangaza by'Imana, ntabyo uzabona. Icyakoze uzahaha abazimu. Yes, erega tujye tuvugisha ukuri, kugira ngo ubone Imana hari icyo bita igitabo. Nabyo mukunda bababeshya. Hari abapasiteri bashatse kubaka amazina ya Kigali birirwa baririmba ngo ni ba profete gusa. Ntashaka kubwiza abantu ukuri, arashaka kwerekana ko ari profete gusa. Reka mbabwire, mwese ntimuzaba profete, mwese ntimuzaba hanuzi, mwese ntimuzaba abashumba, mwese ntimuzaba, ariko umukristo wese akwiriye kuba afite igitambo atamba ku gicaniro cy'amasengesho. Ugafata umubiri wawe ukawutamba ku gicaniro, kuko ntabwo twese tuzaba abashumba, twese ntituzaba profete, no, ariko twese turi abakristo. Yaba umushumba ni umukristo, yaba umuprofete ni umukristo, twese tugomba kuba imbere y'Imana dushaka Imana. Bibiliya yatubwiye ngo nkunda bankunda, ariko abanshaka umwete nibo bazagira ute bazambona. Nudashyiraho umwete ntuzabona Imana. Urashaka ngo bajye bagukira igituse gusa, ntawe uzakubonera Imana. Reka mbabwire igitangaza, umuntu abona Imana ku giti cye. Umugore ashobora kurarana n'umugabo, umwe akabona Imana undi ntayibona. Abantu ugenda umpeke umushyire hasi, mubwire uti aho naguhekeye ndagushyira hasi. Nzamura n'ukuri kw'Imana, nzamura, munzamure Kanyarira, munzamure Kizabonwa, munzamure Samatare, ibintu byose ntibakuzamure, ariko ubundi wakizamura ko na mama we yagucukije. Ariko none urashaka abantu batagucutsa, baguheke umere ubwanwa, baguheke ubu umugabo, baguheke ubu umukecuru, baguheke uziheka rya. Harageze ngo werekane urukundo ukunda Imana uyishaka. Harageze ngo bisobanuke niba waremeye Imana ubigaragaze, ubyerekane uyishaka. Ngewe sinifuza ko muza kundeba nk'umuhanuzi gusa, kuko hari abantu badasenga ariko bazi gushaka umuhanuzi. Kandi
kizabera ikimenyetso yaje mu materaniro ugatinda guhanura yishyuza uwamuzanye. None se byagenze gute? Byagenze gute ko aterekwa ngo tubwire katerekwa sinabwiye ko yerekwa byahatari se byako byatinze arerekwa asanga turi kubona ko amasaha ageze ku gicamunsi. Suko bashaka Imana, bashaka Imana mu mutima, kuko nshobora kwerekwa ngo ere kurapfa nabikubwira gupfa kandi avuze ibibi ngo nibyo wamuzaniye ngo none se ngo niyo ntanabimenye. None se reka kubaza, ari ibintu bijya bindangaza. Gushaka Imana birenze gushaka ibintu. Gushaka Imana birenze gushaka ubutunzi. Gushaka Imana birenze gushaka akazi. Gushaka Imana birenze gushaka umugore. Gushaka Imana birenze gushaka umugabo. Gushaka Imana birenze gushaka inshuti. Gushaka Imana birenze gutunga imodoka. Gushaka Imana birenze gutunga inzu, kuko nta muntu upfa ngo bamuhambe mu nzu, nta muntu upfa ngo bamuhambane amafaranga, nta muntu upfa n'icyubahiro. Agendana umwenda umwe kubw'ubuntu n'imbabazi. Bashatse bamuherereza aho ngaho, ninde wakugarura? Ariko abantu bitiranije ibintu, ukananirwa gushaka Imana mu mutima ukayishaka ku mubiri. Baraza kwerekwa ko nta kazi mfite. Nta muntu uzahorana akazi. Hariho umunsi Imana izakubwira ngo ntako nguha b'imbere yawe, nta igutunge nk'uko yatungiye Abisirayeli mu butayu badahinga batoroye, irabagaburira ibatekera ibiryo byo mu ijuru. Baraza baragenda bagera i Kanani. Yosuwa na Kalebu bagenda bayihamya, byabuze barayihamya, bidahari barayihamya, baravuga icyo tuzi cyayitujyana irahazi kandi imbaraga ifite, uzatwitambika azayibona. Barayihamya ntabihari. Bageze i Kanani baravuga ngo bagakondo yanjye ibyo Mose yasezeranye turi mu butayu. Maze imyaka 40 ndwana, za mbaraga nari mfite wa munsi ndacyazifite na n'uyu munsi. Za mbaraga narwananaga wa munsi na n'uyu munsi ndacyazifite. Ukwiriye kugwiza imbaraga kuruta kugwiza amagambo. Urashaka gutunga gusa nimuvuge ko nzarongorwa, ariko ko abaterekwa ko nzarongorwa. Nutanarongorwa uzajye mu ijuru. None abantu bose bazarongorwa. Nta shangazi ndamufite masenge, nta mwana agira, agize imyaka 80. Masenge wanjye shangazi, yes, afite imyaka agiye kugira 80. Papa ni wakurikira, barakurikira. Nta mwana yabyaye, nta mugabo afite, yashatse bangahe, ava kuri umwe ajya ku wundi. Kandi yashakaga nabi, agashaka abapfumu. Ubu mubona ngewe navuye kuresha rero. Mwebwe rero muracyafite amahirwe. Njya nibaza ubu iyo ndakizwa, Mada ushimima abari mu nzu zabo se bafite amahoro, barara bazirwaniragamo gake, barara bazimiganiramo, barara benda gukuranamwe amaso bari mu nzu zabo. Imodoka bagenda umwe areba undi nk'igikoko, bagenda kandi ubarebera muri mirwari ngo barakize. Ntabwo agakiza kava mu byo dutunze. Agakiza ni amahoro, ni umunezero, n'ibyishimo Imana ikira muri twebwe. Iyo bifite ufite umutungo, mutabizi mugira ngo ibyo abantu batunze ni umunezero. No. Iyo dusenga rero hari ibintu bingahe ngomba kubabwira. Gusenga kwawe gukwiriye kuba kubakiye kugushyira Imana imbere. Apana kura ariko Mana wangize gute ubunyisho bw'imbwa koko muri Kigali, dore abandi babagize gute, wabahaye ibi. Papa wiri wambwiriye neza, afite umugore mwiza bende, wabahaye urukara, wamuhaye abana b'abahungu, wambaye abakobwa, ukirirwa uburanira ku bantu. Ariko Mana uzanyimbabaza kugeza ryari? Ese yewe wabaye gute, wabuze n'ikiza yagukoreye? Ubu neza pe, urwo rupfu uvuga wabuze n'ikiza kimwe yagukoreye koko? Cyarabuze kimwe basi, kimwe gusa. Uwa hari abantu babashinja Imana. Aha bandi barasengeka numva nawe ngenda rumiwe. Nagiye Kanyarira irambwira ntacyo ndabona, naramanutse njya Zindiro irambwira ntacyo ndabona. Abandi bana
nuko ibasubizwa ndeba ariko mana nkunganye mbona ikigoko ubwo ariko mana uzakuvuga neza ryari ariko mana ibuka ko n'uwo mwuga uri kuvugisha niwe yawugutije. Hari abandi bari Rusororo, abandi bari hirya hariya muri ka karimbi gaciriritse y'ababwira nti abanyamasengesho mujye musenga ntimuzahambwe mwatashye hirya hariya. Hari ibisinzwe bibahinda gisasa nagiye n'imodoka twari tuguyeho kandi twari tugiye gushyingura nanjye n'abantu bose nanjye mana ubu imodoka impiritse nanjye ngakurikira abandi ahantu habi cyane. Iyi si mubona iracuramye abandi bakabajyana abandi bakajyana, ariko iyi si kundi icuramye isi igenera bapfuye habi n'aheza. iyi si mubona igira urukundo se ubundi abapfu bakagiye hamwe, ariko reka da hari ahahetse hari n'ahaciriritse. Ukibaza hari ibintu binyobera uzi kubabara uriho wanapfa ibintu byose ni kubabara. Mana uzaduhindurira amateka kuko uri Imana igira neza. Bwana sifiwe. Yes, hari ahantu bashyingura buri kwezi bakajya kuhatunganya bakakora neza, urwibutso rugahoraho imyaka igahita. Hari n'ahantu ushyingura wamara gushyingura ukwezi kumwe ukagira ngo ntigeze hashyingura. Ariko byose imitima yacu ikwiriye gukunda Imana kuruta gukundisha Imana imibiri, kuko iyi mibiri ni ubusa. Vuga ngo uyu mubiri ni ubusa. Nubona itari yaguha amavuta meza tegereza izayaguha. Nubona itari yaguha ibintu tegereza, kandi banga kuba ku mavi. Apana gutegerereza muri kaburimbo, apana gutegerereza hano, gutegerereza imbere y'iki. Yakobo abwira itorero araribwira ati dore mu gihe mwatatanye muri mu karengane k'itorero, cyari igihe cy'akarengane k'itorero ry'i Yerusalemu. Ubwo Pawulo witwaga Sawuli yarenganyaga itorero bararikubita, abakristo barishwe. Buriya mwebwe ntabwo mujya musoma ibitabo by'amateka. Hari aho bavugaga Yesu kararupfuye, hari aho bavuga ngo ndi umukristo bakakwica. Ubuhinde murabizi bibayo, na n'uyu munsi hari ahantu ushobora kuvuga Yesu ukararupfuye. Mwebwe muri ku ngoma ya Kristo mumuvugira muri kaburimbo, mu magare, ahantu hose. Hari ahantu muvuga ugapfuye. Ibyo bihe barabafata, barabakubita, barabica, babica nabi. Bamwe babashishuraga himbu, abandi bakabaca imitwe. Nibwo Pawulo yapfuye, wo mwita Sawuli. Aba Petero bamubambye amaguru areba hejuru, umutwe ureba hasi, baramwica bamuca umutwe. Yakobo bamwicishije inkota ari Yerusalemu, uwo bita Herode, aho uwo bita muri Matiyasi baramufashe baragenda baramushyira ku gasongero baramurekura yikubita hasi amararata arataruka. Bapfuye impfu zikomeye, ariko twebwe tutabizi tugira ngo bapfiriye muri Mercedes Benz, ukagira ngo bapfuye bari kurya amafi ku kiyaga. No, barabishe. Intumwa zose uko ari 12 zose barazikereye, bazikuraho imbu, bazikuramo amaso, barazijugunya hejuru mu ma etage bakarekurira hasi, akikubita hasi amara gataraka. Umuntu wapfuye ari umwe wenyine agapfa neza, agapfurwikira ni intumwa bita nde? Yohana. Ariko nawe mbibutse ko baramutwaye bamushugunya mu ngunguru y'amavuta, baramucanira kuva saa 2 mu mavuta y'ubuto, bamucanira kuva saa 2 kugera saa 6 ngo bamukuremo avamo ari umusore umeze neza. Barangije baravuga ati uyu umuntu, baramuteruye no ku kirwa cyitwa Patimo, baravuga ahangaha inyamaswa zizamurira. Barategereza ko inyamaswa zizamurya. Imana imuhari ifite umwuka we, abona Yerusalemu, arongera arababwiriza ngo ntacyo nzaba. Yesu mwabambye mukamwica, dore yamuhaye umuzigo w'ibyahishwe, ngarabuzana abasomera ibyahishwe byose. Aravuga ngo uwa mbere kandi akaba n'uw'imperuka. Dore uwo mbabwira n'uwo azaza, azatunguka ku bicu, umunsi umwe amaso yose azamureba, abamucumise amacumu muzamureba, n'umwana w'Imana n'umwana w'intama. Aragabira ku ngoma n'umwungeri mwiza, reka tumukomere amashyi yakwiriye. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwo niwe mbabwira, yarapfuye ni muzima. Uwo niwe mbaraga zacu, niwe gakiza kacu. Niba ndabyumva ngo amen. Uwo niwe tubabwira, ntabwo ari ibishyimbo tuvuga. Nimubura ibishyimbo nimuvuge Yesu, nimubura ibiryo muvuge nde? Yesu. Kuko Yesu aruta ibiryo, Yesu aruta amafaranga, Yesu araruta. Vuga ngo araruta. Hararuta mu bahungu bagutesha umutwe muko,
araruta abo bakobwa bamutesha umutwe wa musore we. Yesu aruta abantu bose, arabaruta. Aruta ibyo bigeragezo bikugerageza, araruta ibintu byose byakwitambitse. Yesu arabaruta, 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 arabaruta. Kandi igitumye ubukristo bwa none buterwa n'irari ryinshi ni ukubera kutamenya agaciro k'uwo bakorera, n'uwo baririmbira, n'uwo bashaka, n'uwo basanga. Niki kigusindishije? Niki gitumye udasenga? Niki gitumye usigara uryama ukamera nk'intumbi ihirimye ku buriri? Mumba gashuka ni ukuri. Nawe urabizi ko unaniwe se wamukoreye, unaniwe wari mu biki? Ku buryo utasenga, ku buryo utabyuka gusenga, ku buryo utashaka Imana, unaniwe mu nyungu Yesu afite mu munaniro wawe ni. Ariko gani bavuga ngo tweretswe ugiye gufungwa, ati munguze igifungo n'ukuri kw'Imana, ati harya papa we narasenga muzajye kureba. Reka mbabwire, ntabwo twagakwiriye kuza ibyago byaje, dukwiriye kuza ibyishimo bihari. Urashaka kwishimisha, imane na Yesu. Urashaka kunezerwa, nezeranwa na Yesu. Urashaka kugira imbaraga zanone n'igihe cy'ejo hazaza, yicarana na Yesu mutinda. Nimutindane ku karago, mwicarane ku karago, murambye ku karago, wemere ujya muri ku karago, ufata umwanya uve ku gitanda, va mu bitanda, va mu makuvureri, va mu mashuka, va hano. Hari ahantu ugomba kuva, hari ahantu ugomba gusohoka, hari ahantu ugomba kwinjira, hari izindi mbaraga, hari ubundi bubasha, hari ubundi butware. Ntabwo dushobora kubibona turyamye, ntabwo dushobora kubibona dusinziriye. Biragusaba gukanguka. Bibiliya yatubwira ngo iyo usinziriye we kanguka, Yesu abona kumurikira. Ariko murashaka kumurikira usinziriye. Yesu we ikiri imbere ni igiki? Ijya ni bafuri. Yingurireho Yesu, wowe wayivaniyeho. Wewe wayivaniyeho, wajureka kwigira nabi. Ukibaza niki gituma abantu bagera ku rwego bashaka Imana nk'umugati gusa bashaka, ariko kuvuga ngo ndashaka kuzavugira Imana kugera ku mpera y'isi. Naburaye nzayivuga, ntacyo mfite nzayivuga, nta kazi nzayivuga, nta mafaranga nzayivuga, kandi nzayihamya kugeza ku munsi izavuga ngo mwisi mbonye umuntu, mwisi mbonye umugabo, mwisi mbonye umugore, mwisi mbonye umukobwa ubasha kumpamya ntacyo afite, ubasha kunkorera nta gihari, ubasha kunkorera. Umwebwe murirwa muvuga ngo nta n'amatike mugira, wagiye n'amaguru. Mbabazi, Yesu yaje ku isi afite imodoka. Hari imodoka yigeze apfa agenderamo? Yakoze ibirometero, mureke mbabwire ibirometero yakoze. Umunsi yavaga aho bita i Nazareti ajya i Galilaya, harimo ibirometero hafi birenga hagati y'ibirometero 30 na 40. Ariko kuva kwa Mushimira no kugera hano, Yesu we, ariko Mana, ubu nabona ko kuva kwa Mushimira ari ikibazo. Imana washakiye imodoka nkajya senga neza izayikwiye. Niba utava kwa Mushimire nta kilometero kirimo, ubwo se nubona imodoka nibwo uzakorera Imana. Erega umuntu mubona hakiri kare. Nubona umugabo wawe atagukunda ibintu bidahari, nibiza ntazasiga azagukunda. Niba umugore atagukunda mukennye, nimukira ntabwo ari azagukunda, ahubwo azabona abo yashakaga. Reka nongere mbisubiremo. Umugore nyamugore umubona mu bukene, umugabo nyamugabo umubona mu bukene, ntabwo ari mu bukire. Umuntu nyamuntu umubona urwaye, uburyo kwitaho urwaye, uburyo guhake urwaye, nibwo. Niba tudashobora kwitanga ubwacu ngo tugere ku gipimo dushaka Imana, imodoka tutazifite, ntabwo niduha amamodoka aribwo tuzashaka Imana. Neza ndabahakaniye. Ubu ushaka imodoka ngo kujyana ku musozi utajya n'amaguru, ngo Mana n'ubu imodoka nzajya ku musozi n'ukuri kw'Imana gusenga. Horororo, ariko muzi kwishuka. Murumva bishoboka ngo n'ukuri numva ibiryo nziyiriza, ariko ibiryo bidahari sinakiyiriza. Ariko Mana yanjye, wowe ibiryo nibiza uziyiriza, bidahari ntiwagira ute, ntiwakiyiriza. Imana yabigukijije kugira ngo irebe ko wakiyiriza, none nibiza nibwo uziyiriza. Urabeshya.
beshya njyewe ariko ntushobora kubeshya Imana, kuko igihe bidahari wagakwiye gufata umwanya wo kubireka n'ubundi ntabihari. Nigeze gusenga amasengesho nadasengera, none niko tuba kwa Mushimire. Hari abantu banzi tuba kwa Mushimire, ntabwo naruhuka. None se roho yanjye yabaga mu masafuriya. Reka mbabwire, uyu mwanya uko nsa birangana nuko banyitaho, kuko ibyo kunyitaho byarabonetse. Ariko bidahari, mbabwire, twararaga mu rusengero iminsi 21 igashira. 21 ntitwayimara. Twese twatangiraga amasengesho iminsi 21. Abandi bataha wariyukanga ukajya gutunganya ibyo mu rugo, ukagaruka mu rusengero tukaharara. Uyu mwanya turahantu bitatworoheye, ariko nibyo bikwiriye abanyamasengesho nyakuri. Dukwiriye gusenga 28. Ibyo ugiye mukagaruka mu masengesho, wagenda ukagaruka mu masengesho, warara none ejo mu rugo, ejo ukarara mu rusengero. Ubuzima bumeze gutyo, imbaraga z'Imana ziramanuka, ibitangaza by'Imana biragaragara. Ariko uyu munsi turashaka ibitangaza bya feke. Ntabwo ibitangaza ari kugusuka amavuta. Igitangaza kiri imena cyonyine. Mwari mwaba n'igi bashyizeho umuriro kugira ngo rimeneke rive mu mwana. Ariko tugwije abantu ngo ni ukugusuka amavuta, ngo nibwo biraba. Ntabyo. Ntayo nzigera nkoresha. Nimbura imbaraga z'Imana nzatangiye guhinga ikintu. Naho ibyo kwigufefeka abantu, hakora umwuka wera ntiyakora ifu. Umwuka wera ni ukora imirimo n'iki ibitanga. Ariko imbaraga zashize dushaka ibyo twifashisha. Umunsi muzabona mpanura ari uko nazanye amavuta yo kubasiga, muzamenye ngo nananiwe. Kuko umwuka wera ibyo atazakora amavuta ntazabikora. Mumbeho yiro nyirike ngewe, nta muntu wangurira wo yiro. Bahara bajya bayagura ngo bakagendana muyamenye arike. Hari n'uwambwiye ngakiza uruha, ungwaneho nyaboneka ndebe ko ntasaza imburagihe. Nibyo, ungaburire woyiro usigire mu ruhara, nibere umusore. Imbaraga z'umwuka wera ndazizeye. N'ubu mvuga hari abadayimoni bagomba gutatana. Ijwi Eliya nta kintu yakoreshaga. Yaravugaga ngo imvura nihagarara igahagarara, yavuga ngo nigwe ikagwa. Bibiliya nikitubwira mu byahishurira ngo mu minsi yo kubaho kwabo bafite guhagarika buri kimwe cyose kigahagarara, bakoresheje ururimi, apana bakoresheje ifu. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'abo bamarayika bafite guhanura icyo bahanuye kikaba. Kabiri, bafite gukinga icyo bakinze kikagira ute kigakingika. Bafite gufungura icyo bafunguye kigafunguka. Muri abo harimo umugabo bita Eliya. Yaravuze ngo niba ndi umuhanuzi w'Imana, imvura nigira ute arayihagarika. Arongera arasenga ngo imvura nigwa imyaka 3 n'amezi 6 bishize irongera igira ute iraba. N'iryari isi tuzayiturika tukayicuranura n'igihe twabaye igitambo cy'Imana mu buryo bwo gusenga, apana mu buryo bwo kurya neza. Ningera ku kurya neza nzabigaruka, ariko none mvuze ku gice cyo kugira ute cyo gusenga. Reka mbabwira, abadayimoni batuniga bangana nuko tudasenga. Nyirukanira icyaraye cy'iniga paste, nawe wakinigira wabyemeye. Kuko ngiye kukikunigira iwawe kiracyahari, kuko uri umunyantege. Kandi Imana niyavuze ngo itorero ribiri nyantege nke. Imana yaravuze ngo itorero wahageze havo ni 11 kangahe? Hadusomere twumve. Aravuga ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru, ngo imvura itagwa, isi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no gutekereza isi ibyayo byose uko bashatse. Uko bagize ute? Dore rero irekerera. Ngewe uyu munsi impamvu babwiye ibanga, suko ntari umuhanuzi, suko ntanashaka kubasengera, si nuko ndagomba gukorera Imana mu mpano nahawe, ariko uruhare rwawe ni uruwe. Gusa niburiwe paste urahari, nawe banza wigeragereze, nunanirwa uze tugufashe. Apana kujya uhumekeje pasteur ari, mama wirari, Christine ari, Johnson ari, yewe banza nawe ugerageze. Kuko ejo bundi zurira indege ngi Burayi. Mu matorero amwe yajyana mu Rwanda yagize ibibazo, yagize abahanuzi buriye indege bagiye itorero rirangirira.
ntabwo mubizi. Muzi ko bakoze bagize ngo Imana nibo bigisha ngaho Imana aribo. Imana si jyewe, ndi umufasha ufasha umurimo w'Imana, ariko ndahari hakwiye guhaguruka abantu bameze nkanjye, hakwiye guhagarara abantu bameze nkanjye bagakorera muri ya mpano, bagakorera muri wa muhamagaro, umurimo w'Imana ukendereye. Nigeze mbibona mu itorero rimwe hano rikomeye, aho umuyobozi agenda 1/2 cy'urusengero ntikigaruke guterana. Ukibaza baterana ku bwami, bakumva ngo yurinde ryagarutse atira. Haleluya. Kandi gasi ikindi kibyica nuko bibeshye ko Imana iba muri uriya gusa. Mbabazi, iyo Yesu adakorana n'isi ntumwa, iyo aza kugenda hari gusigarana. Ntabwo mwumva ko ubutumwa bwari burangiye, ariko Yesu arabategura arababwira ati dore uko bakora ibitangaza, dore uko bigenda, dore uko bitungana, dore uko bikorwa, n'inzaba ndahari, Mwuka Wera azaba ari kumwe nawe, muzirukana abadayimoni, muzakandagire inzoka na sikoropiyo, muzarya ibyica ntacyo bizabatwara, ntimukabatinye, muzagenda hagati y'amasega, muzagenda hagati y'ababahiga, abarozi ntacyo bazabatwara, muzabafata mu biganza, imbaraga ndi gukoresha muzazikoresha kabiri, mwebwe muzakora ibiruta ibyo nkora, kuko muzamara igihe kirekire. Abivuga imyaka 3 n'igice, arapfa arazuka aragenda. Petero arahaguruka. Imana ikeneye ko nawe wahaguruka muri iki. Ejo bundi nigeze kugira ikibazo ndafungwa, mara amezi 10 mburana. Iyo utazi iyo umunyantegeje mbere ntabwo ryari. Ariko umunsi nafunzwe yarahahagaze n'abandi, umwe akabwiriza, undi akigisha, undi agahanura, undi agasenga. Mara amezi 10 ndahari mu itorero, ngarutse nsanga itorero riracyahari. Imana izakubona mwiki igihe wahahagararaga yahavuye, uzasigara urinde. Uzajya uvuga ngo tuzasubirayo nagaruka. Wari ukwiriye guhagarara muri icyo cyuma uti ndahari. Tugize ute? Turahari. Vuga ngo turahari. Turahari dukorera Imana. Turahari ngo abaririmbyi bananiwe abandi bahaguruke. Turahari abanyamasengesho bananiwe abandi bahaguruke. Turahari abandi bacogoye, twebwe tuzahagarara. Muri abo ngabo ukwiriye kubamo, ukavuga ngo tuzahagarara mu cyuho, mu nguni zo gucika intege, twebwe tuzahagarara. Abandi baryamye basinziriye, twebwe tuzahagarara. Hari abagabo bacogoye, twebwe tuzahagarara. Hari abagore basubiye inyuma, twebwe tuzahagarara. Hari korali zitakiririmba, twebwe tuzahaguruka turirimbe. Abo bantu Imana irabakeneye, abo bagore n'abagabo Imana irabakeneye. Ariko hari ushinzwe kuba ati pasiteri yaje ntaraza, ndamakuru akazi Johnson papa we yari buze ati ntashobora kutaza mu bisakoshi nzagaruka muzambarize kwa kanazaba sikibaza. Ariko hari ibintu biteye agahinda, mbabaze buriya hetse isakoshi yari aje gusenga, yaraje kugira kuti muzi nubwo tubishyigikira tukabireka ikosa, kuko Imana ntabwo, ndababwiza ukuri sindi kwisenya. Hari abatekereza ngo ese pasiteri ko tuza tuje kumureba tituzagaruke. Muzazi, ariko mbabwiye ukuri nzanabasengera, ariko mujye mutekereza ngo njyewe nzamarira ikima. Mu magambo nabwirijwe kuva muri 2 kugera none, njyewe nabwirije nahinduye ubutumwa nahawe n'ibitangaza Imana yankoreye. Ninde nabibwira nkavuga ngo komera, iyabanye nanjye, iyankoreye bya bindi, iyagize gutya na gutya, nawe yabigukorera. Ubure n'icyo gihe urakoze hajyemo amafaranga izo madorari, nayereka se kamanuka nta mafaranga agiyemo, ntibishoboka. Ubwarayishe, reka dukomere Imana amashyi. Yije hajyemo amadorari apana amanyarwanda, uzajya uvunjisha. Ngiye kuvunjisha kuri size ryari. Reka mbabwire bavandi, mu makosa abantu bakora amwe gusa ni ugushaka kubaho ubuzima budasenga, wizeye runaka akagira ute agusengera. Reka mbabwire, ntunze abakire benshi nubwo bataza guterana, bashinzwe kuvuga ngo umutwe urangiye, pasiteri uri he? Hari igihe njya mbitekereza, pasiteri uri watega akamoto, hari igihe numva narakaye kandi ahubwira ni nta moto nurira, urataza gufata taxi batire nta mwanya mfite. Ariko Mana kubwira wandakariye juza mu rusengero, urashaka kujyanza ngese ndi umupfumu. Murabiza abantu ba rumashana murasize barya bavuraga bagenda batanga imiti mu giturage. Leta yabahagaritse
muzi impamvu agutera urushinge atari rwandikiwe, aguha ibinini bitajyanye n'indwara urwaye. Icyo ashaka ni ifaranga. Mwabyumvise neza? Arashaka ifaranga hirya y'ibyo. Waba urwaye waba utarwaye arakubyaza mu indwara. Abahanuzi rero mwirirwa muhamagara iwanyu, reka mbabwire, kuko yaje avuga ati nari ngiye kuburara, none ga hari umuntu umpamagaye, mada ari ku bugari. Ariko iki? Urumva yahanura ibibi asize yarikishije amazi, yaba atagira umutima. Yaba yibanye asa n'umudamu munashyira amazi. Niyo yasanga uri indaya yakubwira ati gukizwa jya ugerageza. Ntabwo gukizwa bagerageza, gukizwa no gukizwa. Ntabwo bagerageza, no. Ujye ugerageza, Imana izagushoboza. Reka buriya haleluya ibyiza, ugahita musengera, Mana mugirire neza, bizamugirira neza ibirenze uko akwiriye usabisha. Ariko kandi wamusanze ugomba kumuha neza n'ubwara bw'amafuti, kuko nuvuga nabi ntatikirago. Urasubiraho n'iki? N'amaguru. Wewe wakemera gusubiraho n'amaguru? Wakora iri? Kiwareba uko wiyeraje ati Yesu arabivuze, arabigorofa, yarabicurikanuye, yarabicuritse, bakagwa bitanu, bakabona uko utega agaki akamoto. Ariko reka mbabaze, ntabwo mu ijuru hazabayo utumoto, nta tuvatiri. Buri muntu wese agomba gushaka Imana. Byumvikane neza, biri bekere. Gushaka Imana ndakuvuga ngo se ngo wamuhamagaye akaza, ntabwo n'Imana murebe igihe muyihamagaye mukayibura, irihisha kugira ngo nigaragaza imbaraga zayo zigaragara. Ntabwo wabyuka mu gitondo ngo Mana ndagushaka yitiza, ushobora no kumara icyumweru itanyara. Ariko mwebwe mutunze abahanuzi birirwa babeshya gusa, kandi abo mu rugo mubemera cyane kuruta pasiteri mu rusengero. Itorero rya mbere nari nyoboye ryishwe n'abo bahanuzi, bakababwira ati umva mama Joshua, kwa papa Wilisi Imana igushaka. Ati niryo te, kandi agufitiye shitani y'ishyari. Kandi ureba neza, uriya rero uzahagirira n'ibyago. Ibyago azagirira muri rusengero ni ibihe, kandi bakabaruga bakarogeka. Rimwe paste muri iyi minsi sindi kuboneka, rero wabaye ikizi yarogewe mu rugo. Vuga ngo mu rugo. Yahura na n'uyu, Imana yambwiye ko atari umuhamagaro wanjye uriya mwihangane, singiye kuzahabwa. Ninde yakugiriye nabi se? Ntawe, ariko Imana yarabimbwiye. Hehe, mu rugo baraje barabimbwira. Vuga ngo mu rugo. Hehe, nta muntu n'umwe wakora akoreye mu rugo ngakora ibingana n'urusengero. Niko madamu, mu rugo siho bambwiriye ngo turi umugore wawe. Si mu rugo babizana. Wigeze abihanura mu rusengero? Mu rugo. Akaza asanga ibibazo gutya ati papa wete warakuye we, akora muri yaje ati hehe. Ibyo muzabonera mu rugo. Mu rugo barumashana, vuga ngo rumashana. Barabariye mutura amaturo n'atari ngombwa. Ati Robert atuzikura Imana ivuze ati atumva rero zana ihene ihwanye n'ibihumbi 20 Imana igiye kwiyereka. Ayo ndatura yata imeze yawusezera tutura 100 mu rugo barakubyaza. Ngewe ndababwira mu rugo umugore baramutwaye baramubwira ati kugira ngo uzare, Imana irambwiye ngo arambura ryama, araryama. Ngiye kukutelefona ati telefone baramutelefone mwene data asohoka abwira bene se kubarandelefone n'ukuri hehe mu rugo. Reka bamutelefone, yes, reka musanga abatelefone niko bizagenda. Niko byubatse, mwanga kumva ijambo ry'ukuri mu rugo bazabatelefone. Ibi mbabwira birababaje biteye agahinda. Uwo muhanuzi wabikoze n'uwa Kicukiro singiye kumubabwira, ariko yararebye arafata mbega ikigore cyiza ariko Mana ikigore cyiza kibuze kuzara warakubona tubasha uvuga ivuze ryama kandi ga nawe uzaryama. Abo kubakunda guhamagara ngo nibaze bazakuryamisha.
kandi birababaje kuko ku karubanda ntiwahakorera amakosa, ariko mu bwihisho bwo mu rugo abantu bazaha. Yewe sinjyana nakunda abantu baza mu rugo kenshi. Ujye ubona hari abantu bamagana ngo nibaze mu rugo ngo basenge ku rusengero aho twese turi. Wanasifiwe. Nta torero ryo mu rugo, itorero riri ahantu rigomba gukorera rigahabwa amahame n'iki n'amabwiriza. Izo ni intege nke zo kudasenga. Kandi reka mbabwire, nta muhanuzi uruta pasiteri ukuyobora. Ntabwo njyewe ni umuhanuzi uruta umushumba wawe. Njyewe ndi ku musozi Imana imbwiye ngo ragira itorero. Ni ukuvuga ngo abandi bose bazakora bazaba bari munsi y'ukuboko k'umuyobozi bita pasiteri w'urusengero. None wanze kwemera pasiteri wawe ujya kwemera abahanuzi bo mu butayu. Dore uko bahanura bo mu butayu, dore uko babikora. Munkurikire mu ndebe. Arakureba akareba, haguruka Johnson, haguruka. Usa n'uwihitira gutya, usa n'uturuka ari uze murebe, nkareba. Murabona uko agenda n'agapantaro keza ni ati hagarara. Ati Imana iravuze ngo Imana iguhaye akazi keza, iguhaye inzu ndende, iguhaye, yarangiza kubidetaye ati mpa nimero yawe, shyiramo nimero hano nawe ukandika. Ati twara, agiye kuzajya gutesha umutwe uri mu rugo ntazatuma uryama. Narangiza ati n'abana banjye baraburaye, urabagaburira rwose. Mwahuriye he? Mu butayu. Itorero ryishwe n'abantu bo ku gasozi, muhura nabo, warangiza niko Donati ngwino hano Donati fayo ngwino hano, ntitwari kumwe, ngwino hano mbabwire turi kumwe ibyamubayeho. Naza hano mubwire, naza babwire, tugiye kubivugana no ku muntu wawe. Turi kumwe hariya hirya muri Ntuze mu butayu bwa Samudu. Reka mbabwire ibyamuhagarara. Niko turi kumwe cyane, umuhanuzi yaguciye 200 magana 300 wari kumwe. Tangu ubuhamya n'inzoto yewe twajyanye gusenga kwa kundi nihengeze ngiye gusenga ku bana. Ni mu byamu. Amen. Nigeze kujya gusengera Samuduha, nkora n'umushumba. Ntabwo yari umuhanuzi usanzwe, yambwiye ko ari umushumba. Atangira ambwira iby'Imana imutumyeho, kenshi bihuza ari ibyo tuzi. Hari uburyo batubwira batuvangiriye ariko bigahuza n'ibyo usanzwe ku makuru nawe ufite. Ajya hampa amakuru yanjye ngo aturutse mu ijuru, ndamwumva. Arangije arambwira ngo kugira ngo Imana ibigukorere bigusaba igitambo cyo gutanga 300. Ndamubwira ati ni byiza, ampa nimero. Ariko njyewe mfite uburyo nzi Imana n'uburyo Imana ikora. Sinigeze mwereka ko ako kanya mvangiriweho, sinigeze namwereka ko yayobye, ahubwo nakiriye nimero ye, ampereza isaha yo kumuzanira amafaranga. Niho ndamubwira ngo ndaza kuba mpari. Yarancenze nanjye ndamucenga kuko twari duhuriye mu butayu. Birangira ahombye. Mbere yaho nabona nahuye n'undi mukozi w'Imana, nawe ampereza amakuru. Twari duhuriye mu kazi. Arangije anshira 120. Ambwira ko ari nimero iri hanze ribuze kumpamagara turajya ku gicamunsi cy'uwo munsi. Nimero y'Ubugandira ahamagara. Niyo bazikoresha kugira ngo nabandi. Arangije nawe ampereza amakuru nk'ayo undi yampaye, kandi abenshi nari inyazi. N'ikimenyetso bampaye muri icyo cyumweru ndakibona, kinyemeza neza ko bari kumwe n'Imana neza. Nabo ndabumvira ndabihorera, banyije nza kwisengera Imana. Bamara igihe kitari gito bampamagara banyishyuza. Atangira kumbwira ngo nimbahe make. Ndavuga ati si Imana ivuze 121 nikumbwira ngo ntange igice kubera iki. Biza korangira nyine nabo batayabonye barahomba. Imana yanyikomeza guhabwa icyubahiro. Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Iyo ataba yarakuriye ku birenge byo guhabwa inyigisho, ntabwo barayatanga. Kandi n'ubundi abakiri wawo
ubu rero abagore barariwe, ubu mwarariwe, ubu nuko cecetse mwarariwe, barabarya bazuwe muri kumwe ngo ntibakuriye. Murebe mubaze wowe ntiwariwe. Ibyo byose bivaye ubutamenya. Uzamenya ryari? Nutindana n'Imana n'imbere y'abakwigisha, kuko nimutiga muzariga. Se ko ngiye mutayamba baza mwayamaye nkayarya mukagira ariko ko mbahanurira kenshi ko mbase muyambe nyabone ndabi nanjye ni mumbe ngiye nyabo nanjye ngo mwampaye nanjye nkarya ndi mwayamba ngazi gutekinika. Kandi hari wabindeze mu bishop aramba magara arambwira ati ufite umwuka w'Imana, uri umuhanga, ariko ikibazo ufite ni kimwe, tuzi tekinike. Ubwo urabona uzatunga imodoka ryari, urabona uzagura inzu ryari, giramo kandi wabimbwiye nawe nta modoka agira, kandi we yanagize n'umugisha wo kubona byinshi, n'ubundi kubera umutima mubi arabyangiza arabipfushuza. Kuko iyo ubayeho mu kwiba nawe bizagenda kusa. Tegereza Imana, wubaha Imana, niba utabara ibyawe izabirinda, ibyo Imana itanze irabirinda, ibyo Imana igabuye irabirinda. Ntabwo wahawe n'Imana ntiyapfa n'imiyaga. Ariko niba ushaka kubaho muteka imitwe, umukenyere n'Imana nayo izabatekera iyindi yo kubitwara. Mana ishimwe. Ngewe nabanye n'itorero igihe kitari gito kuva 2016 nize byinshi. Aho umuntu aza ari umugore ngo kubera ko yagize gutya abagore bamwe bakamukurikirana, mbaka nimero kawe mukanya ngo pastor wa muntu yarangomerekeje, mwahuriye nimero wayikuye naho gayabwirije ahita musohoka mba nimero. Utwaye nimero ashobora kuba yavuze ibitandukanye n'ibitamuri, wowe ukagira ngo ni umuntu ga naho hirya akakwereka uwo ari. Mwakoroheje tugasenga tukishakira Imana, mwaretse tugatindana n'Imana, mwaretse tukishakira Imana, mwaretse tukaba imbere y'Imana, mwaretse tukava mu kajagari katujagaraje, mwaretse tugaha Imana kanya, mukareba ibintu Imana idukore, mukareba uburyo tutabarwa, mukareba uburyo Imana ihindura, mukareba uburyo Imana irema, mukareba uburyo Imana inyuranye ibintu. Imana umutima gusa. Nge ningawe naba Hezekiya yatumwe umuhanuzi bita Yesaya mwene Amozi, aramubwira ngo yewe uvi ku Uwiteka gusa, aravuze ngo iyi ndwara ntuzayikira, uzapfa, raga tegeka iby'inzu yawe ugiye gutaha. Arangije aramubwira ngo urakoze. Akivaho arapfukama arasenga, aravuga ngo nakiri ubutumwa Mana, ariko ibuka ko nagenderaga imbere yawe, ibuka ko nakoraga ibishimwe. Yahanuye ariko uri Imana, n'umuhanuzi ariko uri Imana. Nibwo abona bidashoboka kuri we birashoboka. Amagambo abwiye yababaje ariko uri Imana ivuga neza, uri Imana indeba ibasha kumva kuba ngo aranezerwa ari imbere y'Imana, araturikararira, aravuga ngo sinshaka gupfa, hari ibyo ngomba gukora. Imana ibwira umuhanuzi ngo subirayo. Gira ute? Babaze agarutse kubwe cyangwa agarutse kubw'Imana na Hezekiya. Ntabwo nababwiye ngo inyigisho ndi kubasa uko ntari umuhanuzi, ariko mwariwe n'abana b'iki b'abahanuzi. Niba ushaka ko tubana tugatindana, tega amatwi wumve neza, kuko aya makosa sinayakora. Ntabwo muri hano ngo mbakuremo amaturo, ntabwo muri hano kugira ngo mumpe amafaranga, nta kiguzi mwampa cyatuma ndihaba, nta n'inyishyu mwabona, kuko amaturo menshi duturagera mu 10,000. 10,000 ntibyanishyura n'iyi saha. Muratekereza ko ntatekereje Imana mbere? Muratekereza ko ibi bya hano mwabishobora kubikora? Ariko Imana ni sponsor. Imana ifite inzira zirenga 1000. Imana ifite amayeri yo gukora umurimo wayo menshi. Urebye umuntu akaba ari umarira amarangamutima yawe, Imana ikuramo amaboko ikakwihorera. Ndabinginga tugiye gusenga, ukwiye kongera kujya ku mavuga senga. Apana kujya wumva ko runaka arahari, arihe ugahamagara, arihe agahamagara. Mugabanya amatelefone, muhamagara Imana. Wanasifiwe.
Bwana asifiwe. Ubu niryo kuryama nzaze ndi gusengera ko niryo kuryama nzaza ati Imana agiye kuryama muhihumure umuhe kurota neza. Ati pastor waranyije ati nanjye reka ndyame. Niryo kuryama nzaza ndi gusengera. Niryo kubyuka. Problem. Uyu mudamu amfatira hano ngo sengera ndabona uri mu mavuta. Amfatiye mu rugo arabizi ko ntamusengera. Kireka arwaye we yakisengera. None ngewe ntabwo ndi Imana ye, nge ndi umukozi w'Imana ugomba kumubwira ngo aho nkura imbaraga nawe urahazi. Ndara hasi agahita nawe manuka tukarara, kandi atamanutse namureka aho kimunigira yirwaza, kuko njyaho nikuriye imyambi yahabonye. Yes, ngewe ndabyuka saa 8 ngarara hasi ukagera saa 10 za mu gitondo. Ntabwo turi kumwe mu gitanda hanyuma mbira ngo kiranize niyirwane. Yes, isengesho senga araryumva, araryumva. Mba ndikubwira Imana ngo ndwanirira, we yayihamagaye ikamurwanirira. Arindiriye ngo pasiteri araza kubikora, atamfatiye hano ubwo sinamwemerera, kuko hano gani imbere y'abantu sinamukoze isoni. Ariko mu rugo akaza ngo urumva ameze nabi, namubwira ndi byubyuka usenge. Byubyuka ugira ute? Muzi impamvu nawe mubwira umwe azapfunda sigara mwanga ukuri. Mukunda bababishi bakubwire neza, bakubwire bazanakubwira n'ibitari byo kubwira. Ntabwo uyu mugore tuzahorana iteka. Ntabwo gwiriye gushakira Imana mu mugore, kwiriye gushaka Imana kuza uburyo umuntu ashaka Imana. Ntabwo umugore niba atasenze nge ntagomba gusenga. No, ugomba kumenya niba utunze umupagani ntakakubuze kubona Imana, kuko umupagani wawe azakizwa kubera Imana wabonye. Rero shaka Imana, n'uwo muri kumwe azakizwa kubera Imana ikuri. Ariko wowe ngo yanze gusenga nanjye sizasenga, ngo ibintu ni too much. Ibishaka bizaze bitwikire hamwe, wese biyanze ashaka buriri. Biratubwira ngo umwe azakiza urugo rwe n'abarima. Amen. 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 Nkubaze madamu, uri buka umunsi ndota isanduku bayishyizemo ndi muzima, ntiwabaga wiryamye uri amahoro? Uruhare wari kugira rwo kuyimvanamo n'uruhu. Wagiye ndiganirira n'uwanjyega nawe uze kuganira n'uwawe umubaza. Nge nararyamye tuvuye mu bucuruzi, amafaranga ahari, stoke y'imiceri n'amasukari biruzuye, amavuta, oil, injerekani n'utujerekani n'utwibice byuzuye, ndasengera ibiryo. Ngiye kurota ndota ndi kwirimbi bagiye kumpamba ndi muzima. Ndwana n'abanshyira mu isanduku ngo bapfundikire ndi muzima. Uyabona aryamye aguwe neza. Mvuze nduru akangurwa no kumbwira ngo wabaye iki byagenze gute. Ndamubwira nti barashaka kumpamba ndi muzima. Iyo ndirwanaho yarafite uruhare rwo kunkura muri iyo sanduku, ngapfa karongorwa n'abandi bagabo ntibahari. Ariko mujye mworoshya ibintu. Uratekereza ko nutirwana uzakurwana hari? Uyu mwanya mu myaka twarimo niyo pfa bakanshyira muri iyo sanduku, uyu munsi ababuze undi mugabo bari kumwe. Udukatete ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe buri mu biganza. Njya kurara ibyumba twajyanye undi wasigaye ku rugo, imvura yanyagiye yigeze kunyagira. Akora ngo ariko ngo kuki birebera mukicecekera, azicecekera. Reka mbabwire, nubona umuntu yarakunaniye akagira ibizago ukabona arashaka kuguhagurutsa nimubwira ngo warakereye, kuko mufite ubunebwe. Vuga ngo ubunebwe. Ubunebwe kugeza ubu umukobwa agira imyaka 35 bakamwingingira gusenga. Rekera ejo bazakubatize mukecuru, ninjye uzabugizwe se? Erega tujye twerura tuvuga ukuri. Uranga gusenga niba kwita mukecuru rizaba ari indigo. Ikibazo cyawe gikwiriye kumenywa nawe ukakirarira amajoro, ukagishakira Imana, ukagabanya ubunebwe. Rata mukobwa wawe, ntabwo nawe uragamba uri maso saa 5 z'ijoro.
umunsi umwe mpanura ijambo ahita risamira mu kirere naramye saa tanu bishyira saa sita z'ijoro ku rubuga abandi bose mu bantu 257 ntawe usubiza ntawe uhumeka bimereye batya uriya ari maso ndavuga ngo Imana iguhaye umugabo aravuga ngo uyu mwaka ndawufashe uwo mwaka niwe yarongoye naho abandi bakobwa pasiteri nabaje bwije tuzabikurikiranira hari ubwo bisiba amakuru ubuga turabisoma mu gitondo